Tugiye kukubwira kode izagufasha guhuza simukadi ebyiri icyarimwe cyangwa se zirenze ebyiri. Nta kindi ukora ni ukujya aho uhamagarira ugakanda akanyenyeri 21 akanyenyeri ugashyiraho ya nimero ya telefone ushaka guhuza na simukadi yawe. Ugiye kuyishyiramo shyizemo 0732070692 kiriho urwego ndemeza kuri simukadi ya mbere. Bivuze ko ubwo maze kwemeza kuri simukadi ya mbere, umuntu uzampamagara kuri simukadi ya mbere azabasha kumbona no kuri iyi nimero shyizeho. Bivuga ngo mbaye ntari ku murongo kuri iyi simukadi iri muri ino telefone, iyi nimero y'ubwayo yahita icamo. Kizakwereka ko byakunze, bakwereka notification hariya hejuru iriho n'umwanya wa simukadi wahinduyeho call forwarded. Ni ukuvuga ngo njyewe ubu ntago nava ku murongo keretse izi simukadi zose ebyiri zitari ku murongo. Ushatse kuri iyi simukadi ya mbere, iyi telefone irimo ikaba ijimije, iyi nimero yindi izahita icamo. Noneho iyo utashaka ko iyi serivisi iguma muri telefone yawe, cyangwa se nk'urugero ushobora kuba washyizemo kode ugashyiraho nimero y'umuntu mubana, bikaba ngombwa ko agenda cyangwa se mutandukana, urumva yazagumya akakwitabira abantu kandi atari byo utabishaka. N'ubundi mu gihe udashaka kuyikoresha muri telefone yawe uyikuramo, ni ugukanda urwego 21 urwego twemeza nanone kuri ya simukadi. Bivuze ngo nitwemeza iyi notification dufite hano hejuru irahita ivaho, batwereke ko nta kode dufite kuri telefone yacu. Tugiye kwemeza n'ubundi kuri simukadi ya mbere. Urabona bahise batubwira ngo call forwarding and condition service has been disabled. Kubera ko bwa mbere yari yabaye enabled, ubu ibaye disabled. Urabona ko nta notification yagiye. Mwakoze cyane rero gukurikira Fashion TV. Kandi share, comment, subscribe, ukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro bitaha bitazagucika. Shalom.